Uyu munsi Zaratunyuze TV yaguteguriye ibyiza byo kunywa umutobe wa seleri. Seleri ni rumwe mu mboga zigomba kuribwa zidatetswe kuko kuziteka byangiza intungamubiri ziba zirimo. Kuba zifatwa ari mbisi bivuga ko no gukoramo umutobe wazo ari ingenzi kandi by'umwihariko ufasha abantu b'ingeri zose, abagabo n'abagore, ndetse burya kuzifata nk'umutobe bifite akarusho. Ibintu byinjiye mu mubiri ari amazi byoroha kugogorwa, kandi intungamubiri zirimo zikoreshwa zose kuko ntibitinda mu gifu ngo hagire ibyangirikiramo. Burya wa mugani, igifu ntigisya amazi. Hano twaguteguriye akamaro ko kunywa umutobe wa seleri, ndetse turasoza tukwereka ibyo kwitondera. Akamaro ko kunywa umutobe wa seleri ku buzima: icya mbere, kubyimbura. Ubusanzwe umubiri wacu iyo byimbiwe, byaba byizanye cyangwa se hari impanuka ibaye, biba byerekana ko umubiri uri kwirwanaho, ariko iyo bitinze nabyo ubwabyo bihinduka indwara. Muri seleri harimo ibirwanya uburozi mu mubiri bituma irwanya kwa kubyimbirwa no kuribwa nka rubagimpande, imitsi n'izindi ndwara zigendana no kubyimbirwa. Icya kabiri, gufasha mu igogora. Umutobe wa seleri uzwiho gufasha umubiri kugogora ibyo turiye kubera ko seleri zikungahaye kuri polysaccharide, ndetse burya seleri zinazwiho kurinda ibisebe byo mu gifu. Icya gatatu, gusohora uburozi mu mubiri. Ubu si uburozi buvuye hanze, ahubwo ni ubuzanwa n'imikorere y'umubiri, aho imyanda igenda yibika ikazabyara uburozi, cyane cyane ku bafite ikibazo cy'umwijima, impyiko n'uruhago. Kunywa uyu mutobe bifasha abafite uburwayi bw'agasabo k'indurwe, impindura n'impyiko, kuko ahanini biterwa na bwa burozi. Cya kane, kwihutisha gutakaza ibiro. Niba wifuza gutakaza ibiro, uyu mutobe ntukabure kuri buri funguro ryawe, kuko seleri ibamo karori nkeya, gusa ikaba ikungahaye ku ntungamubiri na za vitamine, bivuze ko kuyikoresha bituma utakaza ibiro ariko umubiri ukomeye. Kuba umutobe wa seleri ushobora gusharirira, ushobora kongeramo karoti cyangwa inanasi kugira ngo byongere uburyohe. Cya gatanu, kugabanya igipimo cya cholesterol mbi. Muri seleri dusangamo 3N baterifataride, izwiho kuba irwanya ibinure ku rwego rwo hejuru. Ikinyabutabire kikaba kiboneka muri seleri gusa. Niyo mpamvu niba uri gufata imwe mu miti irwanya cholesterol izwi nka statin, biba byiza no gufata umutobe wa seleri. Cya gatandatu, kurinda umwijima. Uyu mutobe kandi urinda umwijima kuba wagira ibinure byinshi, dore ko byazabyara indwara, ndetse niba waramaze kurwara iyi ndwara iterwa n'ibinure byinshi mu mwijima, kunywa umutobe wa seleri birafasha cyane. Cya karindwi, kongera ubudahangarwa. Kuba seleri zikungahaye kuri vitamine C bituma umutobe wazo uba mwiza, kongera ingufu, ubudahangarwa bw'umubiri, bikawurinda indwara zandura. Biragoye kuba warwara ibicurane unywa uyu mutobe. Cya munani, ubushake bwo gukora imibonano. Muri seleri dusangamo aldosterone. Uyu ukaba umusemburo utagira impumuro, ariko ubusanzwe urekurwa mu cyuya cy'umugabo. Niyo cyaba kitaje ngo gitembe, ugatuma umugore agira ubushake bwinshi. Uretse kongera ubushake kandi, ku bagore inafasha kongera amavangingo akaba menshi kandi akeye. Icyitonderwa, uyu mutobe nubwo ari mwiza, ariko abagore batwite ntibemerewe kuwukoresha kenshi kuko wahungabanya umwana uri mu nda. Ikindi kandi, hari inkuru zivuga ko abagabo kurya seleri bihungabanya intanga zabo, ariko nta bushakashatsi burabigaragaza. Seleri mbisi nta na kimwe zihungabanya ku mikorere y'igitsina, ahubwo